wamwumva. Bose araza akakujijisha ngo aragukunda, uzi ko afite umugore ukemera ko muryamana nta n'isoni, akakubeshya uzi ko afite umugore ugaca inyuma nyokobuja wagiye kugushakira amafaranga ukaryamana na shobuja. Oho, kakubayeho. Garuka, amahirwe yawe n'uno munsi, fata icyemezo ugahunga umujinya w'Imana. Rero ndimo senga ninginga Imana, nawe amagambo akomeye. Imana ishimwe, narindi ku musozi mu gitondo saa 10, Imana iranuma ngo nse nangarize ubwoko bw'Imana uyu munsi ngo topic y'uyu munsi ni ukugendana n'ukuboko kw'Imana. Imana ikakumvira. Imana ishimwe. Imana yanumye nse mbabwire ngo nimwemere kugendana nayo, nayo izabumvira. Imana ishimwe. Mwibutse inshuti yanjye, tugiye kuvuga mu mbaraga z'ukuboko kw'Imana n'imbaraga zo kugendana nako. Imana ishimwe. Iyo wagendanye n'ukuboko kw'Imana amateka arahinduka. Ese mu buzima urimo uracamo uri kumwe n'ukuboko kw'Imana? Ukuboko kw'Imana rero Imana yanumye mbabwire ngo kuri uku kwezi tolebini fo egeredra twinjiyemo kwa 12, Imana yemeye kugendana nawe ukazarangiza uyu mwaka, ikwinjiza mu masezerano, ukajinjira 2020 amateka yawe ari guhinduka. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Gahunda ni ukugendana n'ukuboko kw'Imana. Kuri iyi tariki muri uku kwezi nagira ngo ngutangarize, ihagararana neza n'Imana, gendane n'ukuboko kwa Imana. Hari abantu igiye kumvira, yamara kubumvira ikabatungura. Aibini uri fo egadi uri shantu mu izina rya Yesu. Je guhanurira ubuzima bwa, mubwire ngo emera kugendana n'ukuboko kw'Imana. Imana nayo yiteguye kukumvira mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Nshuti y'ibene data, wagendanye n'ukuboko kw'abana b'abantu byaranze, wagendanye n'ukuboko kw'abakomeye, Imana yabonye ko byanze. Ariko ene wiri fo egadi urisha, hari ukuboko kw'Imana kwaje kugendana nawe. Uku kuboko kw'Imana ngiye kubabwira kwabanye na Yosefu. Haleluya, haleluya. Kubanye na Yosefu, bakuru be baramwanga, kuboko kw'Imana kubana nawe. Bakuru be bamugurishije, kuboko kw'Imana kujyana nawe, kwinjirana na Yosefu muri Egiputa kwa Potifa, kugezeyo kubana nawe mu buryo bukomeye. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Enetala wifo ega, nubwo muka Potifari hari ibyo yari yapanze nk'ibico yacuriye kurwanyisha Yosefu, ariko ukuboko kw'Imana kwabanye nawe, ahubwo kumutegeka kumuhira muri byose. Icyakoze cyose Yosefu kikamubera cyiza, ndetse ngo bituma ngo Potifari amwegurira urugo rwe, amwegurira ibyo atunze byose, kubera ukuboko kw'Imana kwari kumwe na Yosefu. Rero kuno kuboko kw'Imana kubasha iyo wagendanye nako ukabona ibimenyetso kuri kumwe nako, hari ibintu biranga yuko uri kumwe nako. Yosefu yaguhesheje agaciro imbere ya muka Potifari ubwo yamwifuzaga kugira ngo baryamane, aguhesha agaciro. Ukuboko kw'Imana kwatumye abakuru be batamwica, kukamujyana muri Egiputa, yagerayo napfe, akabona akazi abasha gukora, akaba umuja wa Potifari. Potifari namugire nabi, ahubwo akamwegurira urugo. Aho ngageze Yosefu agambirira ko atazahemukira ukuboko kw'Imana. Rero uyu munsi wa none tugiye kubabwira ngo gendana n'ukuboko kw'Imana. Uwiteka yiteguye kukumva mu izina rya Yesu. Umaze igihe usenga, waratakambye byaranze, byashoboka yuko noneho wasengaga ariko utari kumwe n'ukuboko kw'Imana. Tole wirifo, garuka uyu munsi ugendane n'ukuboko kw'Imana mu izina rya Yesu. Reka dusomire ijambo, twinjira mu mavuta yo kubatura ibintu bikomeye, yo kubatura imbaraga zima, yo kubatura imbaraga zima, yo kubaturaho kugendana n'Imana. Enetala wifo egari enesanse dro. Imana yiteguye kugendana nawe. Imana ishimwe. Kuboko kw'Imana nugendana nako uyu mwaka, ukemera uku kwezi, iyi minsi ibura mikeya kugira ngo uku kwezi kurangire, ukinjira 2020 uri kumwe n'ukuboko kw'Imana. Ndagira ngo nguganurire nkubwire ibitaragenze neza, umwaka urimo ugenda urangira, bizagenda neza muri 2020. Wari ufite amasezerano atarigeze asohora, ndaje ndakubwira
icyo ugomba gukora. Imana ishimwe. Reka dusome iri jambo ribonetse mu gitabo cyo Kuva ibice 33 umurongo waho wa 15. Ndababwira n'andi magambo dusimbuka dusome. Reka dusome mu izina rya Yesu. Turasoheza kuri 17. Kuva 3:3-15 soheze 17. Biravuze ngo Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe nudukura ino, ikizatumenyesha yuko nye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha niki? Si ukujyana natwe bigatuma nge n'ubwoko bwawe dutandukanwa n'amahanga yose yo mu isi. 17 aravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, nicyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya mu izina. Imana yabwa icyubahiro. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Dusoreze Ezra ibice byaho 8 umurongo waho 31 tuvuga ineza y'Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Bibiliya iravuze Ezra 8:3 ngo bukeye ku munsi wa 12 mu kwezi kwa mbere duhaguruka ku mugezi Ahava tugiye Yerusalemu. Ukuboko kw'Imana, haleluya, kuboko kw'Imana yacu kuba kuri twe, kudukiza amaboko y'ababisha n'abaducuriye ibico mu nzira. Twakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Uyu munsi wa none nshuti mwene data, tugiye kuvuga ku mbaraga yo kugendana n'ukuboko kw'Imana. Imana ikakumvira, Imana ishibwe hejuru, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Wowe uteze amatwi radiyo Umucyo, tuje kukubwira ngo Imana yadutumye tukubwire ngo mugendane n'ukuboko kw'Imana. Uko kuboko kw'Imana kurabinjiza muri 2020, kandi ibitaragenze neza muri uyu mwaka wa 2020, muri 2021 Imana izabikora. Niba wari warasezeranyijwe amasezerano k'Imana izakugirira neza, ntube warayikuyemo ukaba warategereje Imana, wicika intege nshuti mwene data ngo nuko bitagenze uko wabitekerezaga. Uko wabitekereje siko byagenze, ariko uko Imana yabitekereje nuko yantumye ngo nze mbabwire mugendane ukuboko kw'Imana. Imana igiye kubumvira, kandi Imana yakumvira, amateka yawe yahinu. Wa muvyeyi we, nubwo wararagurira wibaza ngo bizagenda bite, ese ku mwaka urangi ubuzima bwanjye bwa, reka nkubwire ngo ari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavu. Niko Dawidi yavuze, uraririwe n'amarira, rarirwa n'amarira ariko urarane n'Imana, ntacyo bitwaye. Uraririwe n'uburwayi ukararana n'Imana, Imana yakurinda, ntabwo bwakwica ejo bwahunga. Ariko uraranye n'uburwayi n'urarane n'Imana, ejo zaba ibibazo kurushaho. Uraranye n'ideni n'urarane n'Imana, ejo ryagusebya. Rarana n'Imana mu cyimbo cyo guseba, Imana izahaseruka. Wowe urebe ko uri kumwe n'ukuboko kw'Imana. Ya Mana yavuganye nawe, urebe ko ukiri kumwe nayo. Bibiliya iratubwira ngo kino gihe cyari igihe Abisirayeli, haleluya, bari baravuye mu Misiri berekeza i Kanani, kuko Uwiteka yari yumvise umuniho wabo, yari yabonye amarira yabo, yari yabonye agahinda kabo, abatumaho Mose. Iyo dusomye mu Kuva ibice 23 dusanga Uwiteka yarumvise kuniha kw'Abisirayeli, akabatumaho Mose. Mose akamanuka. Mwibutse ukuboko kw'Imana kwabanye na Mose imbere ya Farawo kurigaragaza. Mose agumya yizera ukuboko kw'Imana enetala wifo, kandi yarazi yuko Farawo, Imana nageri Mose imbere ya Farawo azarambika inkoni hasi, yahinduka inzoka. Farawo akemera kurekura Abisirayeli bakagenda gukorera Imana, ariko ukuboko kw'Imana guhagararana na Mose mu gihe yateraga hasi inkoni ihinduka inzoka. N'Abanyegiputa barabikora. Mose yumva agiye gucika intege, ariko yizera ukuboko kw'Imana. Ese mu buzima bwawe ibyo watekerezaga iyo bitagenze nk'uko ubitekereza, ese biguha gucika intege cyangwa biguha kongera kwizera Imana? Haleluya. Rero ndagira nkubwire ngo wizere ukuboko kw'Imana, kandi ukuboko kw'Imana kwiteguye kugendana nawe. Imana yarangiza ikakumvira. Imana ishimwe mu izina rya Yesu.
Bibiliya irambwira ngo Abisirayeli bavuye mu Misiri bambukana n'ukuboko kw'Imana kubatabara ku nyanja itukura, kwica abanyegiputa bareba. Ukuboko kw'Imana niko kwasatuye inyanja, kurayisatura rwose, ntabwo habonetsemo abantu bari bugabanye amazi. Ukuboko kw'Imana kwawushije umuyaga uturuka iburasirazuba, n'ikusi uraza usatura inyanja. Abisirayeli b'Imana bambukira wumutse, bamaze kugera hakurya Miriyamu arabihamya, aravuga ngo ifarashi n'uwo yihetse yabiroshe mu nyanja. Arishima anezererwa Imana. N'Abisirayeli baravuga ngo wakibagirwa Imana izabimuhorere. Kubera iki? Bari babonye imbaraga z'Imana, bari babonye imirimo y'Imana. Ese mama, subiza inyuma amaso gato nyiri kuvugira ijambo, wibuke ibintu Imana yaba yaragukora. Ese aho ugeze wa mukobwa we, aho ugeze wa musore we, wa mpapa aho ugeze unyumva, wa mukobwa aho ugeze unyumva, wa musore aho ugeze unyumva. Ese subiza amaso inyuma, ntiwibuka cyagiye byari bikomeye Imana ko yabanye nawe ikakurengera? Ntiwibuka cyagiye byari birangiye inkuru mbi yamaze kugenwa Imana ikahaseruka ikagaragara? Ntiwibuka wambaye ubusa Imana ko yabanye nawe ikaba yarakwambitse? Ntiwibuka inzara irimo ikurya ko Imana yabanye nawe ikaba yarakugaburiye? Ene wirifo ega, subiza amaso inyuma. Nawe ugifite hari ibyo utegereje ku Mana, wizere izabikora. Igishoro cya mbere ni uwo mwuka uhumeka. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Wowe iringira ukuboko kw'Imana, wemere kugendana nako, we kukwihakana kandi warakubowe. Erega kuba ubayeho byibura uhumeka, Imana ni igitangaza yakoze. Icyo ni mirako. Mwibutse neza ibyo yakoze utazi nibyo byinshi. Ari nawe ahawe haba habitswe ikiriyo, wenda uyu munsi bari buze gushingura, bari bukwerekeze. Ubu hirya no hino hari abantu bari bushyingurwe mu kanya saa 8 bari kwitegura kubaherekeza, ariko wowe ntiwabayemo. Ni iki gitumye utera Imana ikize? Garuka ku Mana, wemere tolefo egeri binima ya shantu, kugendana no kuboko kw'Imana. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Haleluya. Mwibutse rero mwene data, Abisirayeli bamaze kwambuka bageze hafi y'Ikanani, ariko bari bataragera Ikanani kuko haburaga kwambuka Yorodani bakahita bagera i Yeriko, bakahita binjira Ikanani. Bivuze ngo bari bakiri hakurya mu butayu. Imana ishimwe ngo bari aho ngaho, ngo Imana yitegereza Mose, ibona ubwoko bw'Abisirayeli bukwiye kugira amategeko abuyobora. Iramuhamagara, iramubwira ngo ngwino nguhereze amategeko azayigufasha kugira ngo ubwoko bw'Imana ubuyobore. Mu gihe rero Mose yazamukaga ajya ku musozi wa Sinayi, Imana irimo imuha amategeko, arimo aganira n'Imana. Bibiliya irambwira ngo hashira iminsi, kuko yabaye iminsi 40 Mose yaravuye mu Bisirayeli. Abisirayeli rero babonye habayeho gatoya kuko Imana avugiraga muri Mose yari ibaye nk'icecetse, kuko yari iri kwihererana na Mose kugira ngo igire ibyo bakore. Ntabwo yari icecetse kuko ibanza, ahubwo yari icecetse kuko ibyo irimo itegurira Mose kubazanira. Noneho Abisirayeli batangira kuvuga ngo Mose yarapfuye, n'Imana ntabwo ikituzi. Yagendanye na Mose ngo ahubwo babwira Aroni ngo abakorere Imana yo gusenga. Ababyeyi bakura ibikomo ku maboko bya zahabu, biyambura amashanete, biyambura amasaha, bakuramo amaherena y'amazabu, barayibiyaza. Aroni abiyajije akoramo ikimasa, inyana y'izahabu. Imana ishimwe. Iyo nyana amaze kuyikora y'izahabu ayishyira hariya, baravuga ngo iyi niyo Mana yacu yadukureye muri Egiputa. Shuti, mu by'ukuri urumva ariyo Mana yabakuye mu Misiri, ahubwo bari batandukiriye, bongeye bibagiwe ngo kuko Imana ari icecetseho gato. Ahangaha niho usanga abakizwa, abakristo, abarokore, abagenzi bagana mu ijuru bageraho babura Imana isa nk'icecetse gato kugira ibimenyetso bakorera, bakagira ngo Imana yaraba. Ntabwo Imana yakwanze, ibiri kukubaho iri gupanga umupango wo kubigukuraho, ibiri kukubaho bye kugusubiza inyuma. Imana izibwira gupanga topini my God enesase Jesus girl tolevo ega. Imana izibiri kugupanga. Wiba nk'Abisirayeli
kubera ko ingaruka zababayeho zazakubaho, ndakuburira kukubwira ngo wowe wikibagirwa, ibuka ukuboko kw'Imana, wemere gutinde kuri wo, kugendane nawe, kuzakugeze mu ijuru amahoro. Imana ishimwe kandi yabwa icyubahiro. Bibiliya imbwira ngo iki? Birambwira ngo mu gihe yakoraga iyo nyana y'izahabu, batangira kwikoreraho, kuyisenga, kuyiramya, batangira kwikorera imyiyereko imbere yayo y'ubusambanyi ndetse n'ubusinzi mu buryo bukomeye. Mu gihe babikoraga, Bibiliya irambwira ngo iminsi 40 irangiye, Imana ibwira Mose ngo manuka urebe abantu bawe bamaze kumva imbere, ntabwo bakiri imbere yawe, bari gukora ibiteye isoni ndetse bariyereka, barabyina imibyino y'umunezero imbere y'ikigirwamana. Mose amanukana amategeko, amanuka ababaye, aramanuka ageze hafi aho ngaho yaho bari imyirongi iravuga ngo Mose araje. Abise bacikamo intege, bagira isoni benshi zo kwikubita imbere ya Mose ngo basabe imbabazi. Ikintu giteye Imana agahinda nuko wakoze ibyaha ukanga guca bugufi, nuko gucumura ukanga gufata icyemezo ngo wibwire Imana, ahubwo ukayizana Imana ngo Imana ibirebe yuko ncumura kubera ko amafaranga y'inzu yabuze, Imana ibirebe ko ncumura ko nabuze amafaranga y'ishuri, ngo ibi byose nkoze mbikoze kubwo guca. Vuga ngo nacumuye, wirenzaho ngo utangire usobanurira Imana kubera ko wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Garukira ngaho wemere. Ngo Abisirayeli aho kwikubita imbere ya Mose bamubwiye ngo twaribagiwe ukuboko kw'Imana kwatwambukije inyanja itukura, twarakwibagiwe, ahubwo batangira bamwe kugira isoni ngo cyo kuza urubyiruko rwinshi rwarimo, igice cyinshi cy'urubyiruko kiragenda bikubita imbere ya Mose kuko bamukundaga, bamwubahaga nk'umuntu w'Imana. None abarimo bamba bekoranabira, abo bose banga kuza kugira ngo bace bugufi imbere ya Mose basabe Imana imbabazi. Ngako kanya ngo Mose arangije afata bya bisate by'amabuye akubita ku nyana y'izahabu, aravuga ngo Isirayeli uravumwe. Ako kanya Imana yongera kugaragara mu buryo bw'umujinya, imanura umutingito, yasamura ubutaka, imira abo bantu bose barapfa barashira. Hasigara Abisirayeli. Ntabwo barangiye Abisirayeli, hapfuye abari banze guca bugufi imbere ya Mose ngo bajye mu ruhande rw'Imana, hapfa bakomeje guhamya iruhande rw'iyo nyana y'izahabu y'urwo rugirwamana. Bibiliya imbwira ngo iki? Bibiliya irambwira ngo muri icyo gihe, Imana ishimwe, muri icyo gihe Abisirayeli, Imana yongera kubwira Mose andi magambo akomeye. Irababwira ngo njyewe ubwanjye sinzongera kugendana n'ubwoko bwawe, sinzongera kugendera hagati yawe. Bivuze ngo ibyo bari bakoze byari bitumye ukuboko kw'Imana kwanga kugendana nawe. Icyakora Imana iravuga ngo nzatuma marayika azagenda imbere yanyu abarinde kugira ngo mudakubita ikirenge hasi. Azagenda imbere yanyu, marayika azagenda imbere yanyu. Bibiliya imwira ngo iki? Mu gihe yavugaga ayo magambo, Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu, haleluya. Mu gihe yavugaga ayo magambo yuko Imana itazagendana nabo, Mose arababara, ababazwa ku kuboko kw'Imana kwari kuvuye hagati mu Bisirayeli. Icyo nicyo cyamubabaje. Arangije abwira Mose, abwira Uwiteka, niho twasomye ngo Uwiteka nutajyana natwe ntudukure ino, ikizatumenyesha yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si ukugendana natwe ukaturuhura, ukadutandukanya n'amahanga yose yo mu isi. Icyo si cyo kizatuma bavuga ko twakugiriyeho umugisha. Imana ibyumvise yumvira Mose, iramubwira ngo nicyo uvuze ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya mu izina. Uyu munsi Mose kuko yari ari kumwe n'ukuboko kw'Imana kigendana nako, zatumye ubusabe bwe bwumvirwa, Imana yemera kongera kugendana n'Abisirayeli. Uyu munsi byashoboka ko wagendaga Imana mutakiri kumwe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hongera usuzume, nusanga uri kumwe n'ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana ntabwo wagendana kuri umunyabyaha,
icyakoze Imana ikurindisha impuhwe zayo, ariko ukuboko kw'Imana kuba kuri kumwe nawe. Ntabwo wanyemeza yuko ugendana ukuboko kw'Imana kandi ugiye mu bizira. Never, ntabwo bibaho. Umuntu ugenda no kuboko kw'Imana ni umukiranutsi wera. Yesaya yarabivuze 59 umurongo wa mbere, aravuga ngo ukuboko kw'Imana ni kwaheze ngananirwe gukiza, ndetse ngo utwikwe ni kwapfe ngananirwe kumva, ahubwo ibyaha byanyu no gukiranirwa kwanyu ibyo byabatandukanyije n'Imana, yanga kubumva no kubumvira. Uyu munsi ndaguhendahenda, nakwingize wa mubyeyi we, nakwingize wa mukobwa we, nakwingize wa musore we, ongera papa, wongere wiyungemo gushakisha ukuboko kw'Imana kugira ngo kwambukane nawe muri winjire muri 2020 uri mu mavuta yo kugenda n'ukuboko kw'Imana. Ndagira ngo murahire nta muntu wagenda n'ukuboko kw'Imana ngo kumuhemukire. Ikibazo dukizwa mu gihe, dukizwa mu masaha, tukavuga ngo uyu munsi turakishijwe, nimugoroba tukagwa, tugakizwa nimugoroba, ejo tukagwa. Oya, Imana irabirambiwe. Nukizwa ngutyo ntabwo ukuboko kw'Imana kwabana nawe. Yesu aravuga ngo tole bini mafo ege, dore mpagaze ku rugi, unyemerera agakingura, ndakomanga, unyemerera agakingura, hene tala bini mafo ege, ndinjiriwe dusangire. Uyu munsi wumva ijwi ry'Imana, kingure ukuboko kw'Imana kongere kwinjire ku buzima bwawe, kugendane nawe, kuzagukiza abaruzi ukuboko kw'Imana. Uriya muntu ugushuka ngo mukore ibyaha ntabwo ari ukuboko kw'Imana. Oya, ukuboko kw'Imana kuzagukiza amadayimoni, kuzagukiza impanuka, kuzagukiza urusingo ubyare, kuzagukiza urusingo rutuma udashaka. Ukuboko kw'Imana kuzaguha umugeni mwiza, ukuboko kw'Imana kuzaguha akazi keza, ukuboko kw'Imana kuzaguha bizinesi, ukuboko kw'Imana ni ukwemerera kuzaguhereza amahoro, mugabo wawe mwatandukanye muzasubirana. Ukuboko kw'Imana kuzakora imirimo ikomeye, wowe wemera kugendana n'ukuboko kw'Imana, Imana iziyerekana. Tole wirifo, wowe uteze radiyo umucyo, wowe uteze amatwi radiyo umucyo, ndagira ngo nkubwire ngo ongera wisuzume urebe se wabanye n'Imana ute. Wowe uteze amatwi radiyo umucyo, ndaguhendahenda, ongera wisuzume. Ese ukuboko kw'Imana igihe waturaga ku mwami n'umukiza uracyagendana nako? Abisirayeli bahemukiye Imana, bahemukiye Imana, bituma kwimurwa kuri bo, bamwe barapfa. Abemeye kwihana, ukuboko kw'Imana kwagendananye nabo, kurabumvira. Imana irabumvira, ibageza i Kanani amahoro. Haleluya! Uyu munsi Imana irashaka kukugeza mu migisha yawe, ariko urebe niba ukuboko kw'Imana ukiri kumwe nako. Erega umuntu uri kumwe n'ukuboko kw'Imana agira indangagaciro za Kikristo na kirazira. Kirazira gusambana uri kumwe n'ukuboko kw'Imana, kwagucika. Ngaho uzaba uri kumwe n'umuntu wita ukomeye mu isi, nutamwitwararika ngo umugendere neza, urebe katagucika, azumve wamuvuze nabi sonyine, yakwishyuriraga ntayasongera kwishura. Azumve hari inenge yakumviseho gato, azagucika ari umuntu. Niba umuntu yagucika ari ibyo wakoze kubw'amafuti yakubonye, none Imana yigucika cyane, kuko niba ari ikintu kibabaza Imana ni ugusubira mu byaha ari byo Yesu yitangiye, akamena amaraso ku musaraba, agaterwa imisumari azira njyewe nawe, agakubitwa icumu azira njyewe nawe, akambikwa ikamba ry'amahwa azira njyewe nawe. Ariko reka nkubwire inshuti mwene data, udafashe icyemezo koko Kristo wumva yarakumeneye amaraso, Kristo wumva yarakubambiwe, koko urumva utaba urimo witinza wica inzuzi. Imana ishimwe gusa pe, Imana ifite umugisha, ibyo ndabikubwiye, kandi shaka kuzamuha umugisha, ukazamuka, ukamera neza, ukabyara abahungu n'abakobwa. Abana bawe Imana ikabaha umugisha, mama papa, Imana igatanga umugisha, ikaguhereza amahoro mu rugo rwawe, ariko wemeye kugendana n'ukuboko kw'Imana. Ku kuboko kw'Imana kurahari kugira ngo kugendana nawe. Ezira niho twasoreze. Birambwira ngo ubwo Ezira yagarukaga i Babuloni yerekeza i Yerusalemu, birambwira ngo yiringiye Imana kugezaho umwami
umwami yabwiye inzira, aramubwira ngo inzira mugiye gucamo bizashoboka ko haba harimo ababisha, bizashoboka, mureke tubahe ingabo zigendera ku mafarashi zizabatabara mu nzira muzaba muri gucamo. Ariko Ezira yari yaramenye imbaraga z'Imana, Ezira yari yaramenye ukuboko kw'Imana. Haleluya! Ngamiriza imbere y'umwami, aramubwira ngo ingabo zaba ari iziki, kubera ko Imana yacu irihagije, kandi ukuboko kw'Imana yacu kuri kubayishaka ngo ibakize ibagirire neza, ariko uburakari bwayo burwanya abayireka bose, niko Ezira yavuze. Haleluya! Umwami aravuga ngo nta kibazo, yari inama nabagiraga yo kubaha ingabo zibaporoteza kubabisha n'ababatega ibico mu nzira, ariko noneho mugendane n'iyo Mana yanyu ubwo izabakiza. Rezi irahagurukana n'Abisirayeli bagenda bizeye ukuboko kw'Imana, kandi bakimara kubyizera, I God with power, with shout and a drum, pini with four a God, Imana yemeye kugendana nabo. Bageze imbere bari mu nzira, koko babona ababisha babateza ibico mu nzira barimo bagenda. Wibutse neza, Satani sometime ahora arimo agenda atega ibico ku buzima bwawe, arabitega ariyoberanya, akanabitega mu buryo bw'umucyo ukagira ngo ni impuhwe, kandi ashaka kukugura. Arabitega, uwo mugabo ugukunda akakubesha, ni igico aba arimo aragutega. Umuntu ukubwira ngo mujye mwiryamanira azakwishyurira inzu, icyo ni igico. Umukobwa wo ukora akazi ko murumva ngo wanurire ubyumve, bose araza akakujijisha ngo aragukunda, uzi ko afite umugore ukemera ko muryamana, nta n'isoni, akakubesha, uzi ko afite umugore ugaca inyuma nyokobuja wagiye kugushakira amafaranga ukaryamana na shobuja. Oho, kakubayeho, garuka, amahirwe yawe n'uno munsi, fata icyemezo ugahunga umujinya w'Imana utazakugira, kemera kugendana n'ukuboko kw'Imana. Bibiliya iramubwira ngo bari mu nzira, bamaze guhura n'izo ngabo zabateze ibico, ndetse n'abanzi babagambiriye kubagira nabi. Nta kindi Ezira yakoze, ngo yabwiye Abisirayeli ngo tumanuke tujye ku kagezi. Ngo bamanuka hafi aho ngaho hari umugezi witwa Hava, bamanutse ku mugezi ngo biyirize ubusa, bona abana babo, bona abadamu babo batakambira izina ry'Uwiteka. Imana yemera kubarengera. Ese nshuti yange, mu bibazo uhuye nabyo utari ubyiteze, witwara ute? Tole wirimaya fo, abandi baciye bugufi, zene wirimaya geredra, shi egadi tapi enevo yasikita binima, baca bugufi. Aleluya! Mana wenda kumvise n'ukuri, baca bugufi imbere y'Imana. Imana ngo bayitakambe yemera kubumva. Niyo twasomye Ezira 8:1 ngo nuko muri uko kwezi ngo barahaguruka bagera i Yerusalemu. Haleluya! Ngo batangira kwibuka ku kuboko kw'Imana kwabanye nabo kumugeza Hava, kukabacira inzira itarimo ababisha, bakagenda bakagera i Yerusalemu amahoro, bagashimira izina ry'Imana. Umwami abo bari bahagurutse Babuloni batangira gutuma babaza ko bageze amahoro, ariko bamenya yuko ukuboko kw'Imana, barababwira ngo kwabanye natwe kutugeze Yerusalemu amahoro. Imana ishaka kugendana nawe papa, Imana ishaka kugendana nawe mukobwa, Imana ishaka kugendana nawe mubyeyi, Imana ishaka kugendana nawe musore, ariko ukemera. Tole wiri fo egadi wiri shanto, ukuboko kw'Imana kukabana nawe. Erega nushaka kugendana nawe, imuri bitari iby'Imana mu mutima wawe byose, maze wimike ukuboko kw'Imana. Wowe nukuri Imana izakugirira neza. Nawe uri mu mahanga uri muratwumva, reka tukubwire ngo ukurikiranye Radio Umucyo uyu munsi, turakubwira ngo ukuboko kw'Imana kwiringira
tubabarire. Nubwo umaze igihe kinini, turabizi hari abari mu Bubiligi bakurikiranye ijambo ry'Imana kuri Radio Umucyo, turagira ngo tubabwire ngo abari mu mahanga atandukanye, turababwira ngo mwemerere ukuboko kw'Imana. Ni ukuri ni mu kwizera, mu kugirira icyizere uku kuboko kw'Imana. Mwibutse uwakwizeye ntabwo kumukoza isoni, uwakwiringiye ntabwo akorwa n'ikimwaro. Impamvu ubona isoni ziba zenda kugukora ndetse ziba zigiye kugukora, ahari ukuboko kw'Imana waba warakuvangiye. Koko kw'Imana iyo ukuvangiye isoni zagukora. Koko kw'Imana iyo ukuvangiye, ukakuvangira ubusinzi, ukakuvangira ubusambanyi, ukakuvangira kujya mu bapfu, ni ukuri uzategereza icyo Imana yavuganye nawe. Uzabeshera, uzashira urubanza ku bantu ngo twarakubeshe, barakubeshe. Ntabwo bakubeshe. Reka nkubwire ngo garuka ugendanire ukuboko kw'Imana. Koko kw'Imana kwabanye na Danieli. Ukuboko kw'Imana kwabanye na Danieli. Baramwanga kugezaho bacukuye icyobo bashyiramo intare barasonjesha, barangije bamunagamo. Koko kw'Imana kwakwemera kugera mu bibazo ariko ntibyakwica. Aleluya! Mana ishimwe, kwabyemera kugira ngo kugaragare. Koko kw'Imana kugaragariraho bikomeye kugaseruka. Ni utateteza abayisunga amagambo agezeho ndabaga, Imana iraseruka ikagaragara. Yitwa ni Jehova Rafael Shaddai, ni Imana y'amahoro, Jehova Shalom. Haleluya! Tole wirimaya gadi binima enesansi nzakugirira neza, wowe izere ngo burwayi bwakira. Koko kw'Imana kujyana na Danieli mu rugo, kugeranyemo na Danieli. Abantu bari bazi ngo byarangiye, baranapfundikira, bari bazi ngo birarangiye. Koko kw'Imana kubana na Danieli, ariko gufunga iminwa y'intare. Intare zimubonye zibona kari intare yo mu muryango wa Yuda, yamanukanye nawe. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, aragenda yihuta ajya ku rwobo rw'intare, atera hejuru n'ijwi rire, aravuga ngo yewe Danieli, mugaragu w'Imana isumba byose, ese Imana yawe ukorera ite? Yabashije kugukiza amenyo y'intare. Aravuga ngo ni koko Nyagasani, Imana yanjye nkorera iteka, yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare. Umva ibanga yayisamu, umva ikintu nezerewe cyatumye amubwira, yamubwira ijambo naku, yaramubwiye ngo kuko, haleluya, tole binifoke, kuko nabonetse imbere y'Imana nafite igicumuro. Iryo niryo banga ryo gusubizwa, nukuboneka imbere y'Imana udafite ibyaha ukizera ngo kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumura.